Tugiye kwiga icyo bita gusiba green screen muri video. Twagiye turi ukuntu bikorwa. Twongeye kuba ikaze n'inshuti zacu mukomeje kudukurikira. Iri akaba ari isomo rya nyuma risoza amasomo ya video editing muri program ya Camtasia. Tukaba tugiye kwiga rero uburyo umuntu asiba green screen. Ndakeka mwaragiye mubibona mu video menshi no kuri YouTube byuzuyeho, ariko muri Camtasia bitandukanyeho gace n'ibindi. Kugira ngo rero bikore urarako uyu musore w'umuganga ari kuganira n'uyu murwayi, kugira ngo rero dushyiremo ikindi kintu wenda turashaka kwerekana ko ari kuvuga nyine, tugashyiramo effect yerekana ko ari kuvuga. Dufite hano video ifite effect nyine zitwa spectrum, zerekana ko nyine umuntu ari kuvuga. Ngira ngo mujye bibona kuri YouTube aho nyine umuntu ari kuvuga, wenda bakize ifoto ye munsi bagashyiraho tuno tuntu nyine turi kubyina, bigaragara ko ijwi rye riri kuvuga nyine, byerekana ko nyine hari ikintu ari gusora mu kanwa ke. Turashaka rero kuza tukabishyira mu ki, tukabishyira muri no video. Turashaka kuza tukabishyira muri no video. Reka tuze tubikore, tubanze tuyigabanyeho, noneho tuze tuyishyire hano hejuru. Urareba ko niduplayinga haragaragara ino video y'icyatsi ndetse n'utu tuntu turi kubyina, ariko video yo hasi kubera iki gitambaro cy'icyatsi kiriho nago video yo hasi igaragara. Turashaka rero kugira ngo iki gitambaro cy'icyatsi tugikureho, noneho hasigaye tuno tuntu twonyine ndetse na ya video iri inyuma. Nta kindi dukora, turaza tukaza kuri visual effects, noneho tukaza kuri remove a color. Remove a color mu kinyarwanda nugusiba irangi runaka, gusiba irangi runaka. Ariko kenshi mu gusiba amarangi bakunze gukoresha rino bara ry'icyatsi risa nkaho ribonerana cyane, kugira ngo kuko niryo ryiza mu gusibika neza kwa. Hari n'abakunze gukoresha irangi ry'ubururu, icyatsi, ayo mabara abiri nyine ni yakunze gukoreshwa. Kugira ngo rero bikore, uraza ugafata iyi effect yitwa remove a color, ukayimanura hasi ukayishyira hano kuri iyi video. Hano uburyo hahita haza nyine properties, hahita haza nyine akantu ka remove a color, nyine settings zako. Noneho ugahita uza hano ugakanda kuri rirangi gutya. Hano hahita haza nyine akantu k'agatablo cyangwa se k'akazu, kagakandaho. Noneho hakaza akantu kameze nk'akandi kazu gafite akantu k'agakaramu hano ku ruhande. Aka gakaramu uhita ugakanda, ukaza ugakanda muri rya bara rero ushaka gusiba. Urora iyo ukanzeho hahita hazaho imibare y'iryo bara, ugahita ukandaho gutyo. Iyo ukanzeho rya bara rihita rigenda. Ariko nibitegereza neza hano ku ruhande, wenda reka duplaying, urara ko rya bara ryasigaye ryonyine, rya bara ry'umweru ruri guceza n'indi ryasigaye, ryandi y'icyatsi ryose ryagiye. Noneho kugira ngo tubikore, hano ku ruhande urara ko hari akantu k'icyatsi karengaho kagaragara. Turaza nyine hano kuri tolerance cyangwa se softness, noneho tuse nk'abongeraho kugira ngo nakara kabara k'icyatsi kagende. Urara ko kakabara kagiye. Noneho duplaying, urara ko bigaragara nyine ko uyu muntu ari kuvugisha uriya murwayi. Kuri YouTube nyine bakunze kubikoresha cyane, wenda bahamagaye nk'umuyobozi runaka kuri telefone, cyangwa se nk'umuntu uri hanze y'igihugu, bagahita bashyiraho wenda ifoto ye hano, ifoto ye iri mu kizeru, noneho hasi bagashyira akantu k'aka icon ka telefone. Noneho kano kantu bakagira gute, bagashyira munsi, berekana ko nyine umuntu ari kuvuga cyangwa se bamuhamagaye ari gusohora ijwi. Aka kantu rero ugashatse bagasanga kuri YouTube kandikamo spectrum green screen, gahita kaza nyine ukakadownloadinga, ugashobora kugakoresha muri video zawe. Kubera rero akangaka kandi ari file yindi bidafatanye n'ire video, dushobora kuza tukakagira gato tukagashyiraho. Dushaka urako tukagize gato, dushobora kuza tukagashyira hano, wenda tukagahingamisha gutya, tukagashyira kuri iyi telefone wenda gutya hano, kugira ngo wenda bise nk'ahari agakoryo
tugaplayinga gutyo. Urabona ko ari guplayinga, ari kuvuga nyine nako kakabyina. ushobora nyine kugashyira aho ushatse, ugashyira hano, ugashyira ku ruhande, ukagahagaritsa gutya, ugahagaritsa akavuga nawe kabyina, nyine ugashyira nyine aho ushatse kukerekana. Ikindi wenda akangaka turakarangije, reka tuzane wenda iyindi green screen. Urabona ko wenda uno muntu ari kwiruka, inyuma ye hari ibara ry'icyatsi. Urabona ni video nyine isanzwe. Turashaka rero no ibara ry'icyatsi kurikuraho. Urabona ko uno ari kwiruka nyine, reka ibara ry'icyatsi turikureho, twitoze nyine nkuko twabyize. Turaza kuri visual effect, tuze kuri remove a color, dushyire hejuru mo hano, noneho tuze dukande kuri kano kantu k'icyatsi kari hano, tuze dukande kuri kano gakaramu, noneho dukande kuri ryaba dushaka ko risibika. Urabona ko wa muntu asigaye ari kwiruka nyine nta kintu kimuri inyuma, cyangwa se cya gitambaro cy'icyatsi cyavuyeho. Urabona ko rero hari akantu utuntu tw'icyatsi twasigaye tumuzengurutse. Twavuze ko uza hano hejuru kuri tolerance, ugasa nk'uwongeraho kugira ngo turiya tuntu natwo tugende, asigare nyine ameze neza. Urabona ko dushobora kuzana tukamushyira hano, akaba ari kwiruka nyine wenda hano ku meza. Urabona nyine ni udukoryo umuntu agenda akora, utwo bita udukoryo abantu b'iki gihe. Cyangwa tumuzane tumushyire hano ku gitanda, hano abe yiruka hano gutya. Urabona ko ahise agenda kuko yararangije, yarashoje. Tumuzane hano, tumumanure hano ku gitanda, yirukire hano ku gitanda. Urabona ko uno mugabo rero ari kwiruka hano ku gitanda. Nuko nguko rero bikorwa. Hari n'ikindi gitambaro cya green screen dufite hano, cyo kimeze gute. Urabona ko kiraza gutya, kigahita kirambura, kigategereza akanya gato, kikongera kikizinga. Noneho dushobora kuza nyine tugahanaguraho rino bara ry'icyatsi rikizengurutse. Uraza hano, ukaza kuri visual effects, ukaza kuri remove color, ugahita ushyira muri video nkuko twabyize, ugakanda hano, ugakanda kuri kano gakaramu, ukaza ugahita ukanda hano. Urabona ko hari akantu k'akarangi kakizengurutse kataravaho. Uraza kuri tolerance, ugahita ugabanya, wongera nako kugira ngo kara kantu kaveho. Noneho ugahita ugahita ukagabanya nyine kugira ngo kabe gatoya. Noneho tugashyira hano kugira ngo kagaragare. Muri filime bajya bakunda kubikoresha. Turebe kahita kaza kifungura gutya, noneho kakongera kakagera gute, kakagenda. Ibi rero tushobora kuza tugahita kifunguye tukandikaho ibintu. Wenda reka kugeza hano kifunguye, tuze wenda twandikeho wenda umurwayi, ndarwaye gutya. Noneho tuze tugire gute, tuze tubishyire muri irangi ry'umukara. Ndarwaye gutya. Okay, ndabona ari sawa. Urareba twanditse muri ndarwaye ari uko kamaze kwizingura. Nikamara kuzingura, ndarwaye irahitiza. Noneho ndarwaye ihita igenda katarizinga nyine, gahite kizinga. Urabona rero ushobora kubikora gutya, ugahita byiyandikamo. Ndarwaye, reka twongere tuyongere mpaka kizinze, tugeze wenda nk'aha ngaha gutya. Katuri ukuntu bita biza. Ndarwaye, noneho ihita igenda, kongere kizinge. Urabona rero ni utuntu twinshi nyine ashobora gukora muri video. Ibi byose tuzagenda tubikora mu myitozo, turebe uburyo wakora video nziza kandi iryoheye amaso nyine. Iri rero akaba ari isomo rya nyuma risozereza ayandi masomo yose ya video editing muri porogaramu yitwa Camtasia. Ndabashimira cyane rero abo twatangiranye, tukaba tugeze ku musozo. Bityo ntabwo tuzahwema kubageza andi masomo menshi cyane
kuko tuzakurikizaho indi porogaramu yitwa Adobe Premiere Pro, nayo ni porogaramu ikora amavideo ariko mu buryo buri professional kurusha iyi ngiyi niyo twahereyeho kubera ko niyo yoroshye kurusha izindi zose. Niyo nabonye ko umuntu ushaka kwiga video editing yaheraho, kuko ashobora gutangira kuri Premiere Pro akabona birakomeye cyane, akagira ubunebwe, akumva nyine ni ibintu bikomeye kandi nyamara atari ibintu bikomeye, kuko n'ababimenye ntago batangiye babizi, barabyize bashyiraho umuhate. Icyo umuntu aba asabwa rero no gushyiraho umuhate no kubikunda kugira ngo abashe kugera ku ntego ashaka kugeraho nziza zo kumenya ikintu runaka. Bityo rero dusubire tuze guhurira mu myitozo. Turashaka kuzakora imyitozo kugira ngo mbereke aya masomo yose twize uburyo wayakoresha ukora content runaka yo gushyira kuri YouTube, yo gushyira kuri Facebook, yo gushyira kuri status yawe ya WhatsApp ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bityo rero turabakunda cyane uburyo mudushyigikira. Abo twabonye bose muri ayo masomo turabifuriza kuzahirwa muri video editing, mu kazi muzatangira mu gukora, kandi ikibazo cyose muzagira tuzabafasha nta kibazo, kandi ikibazo cyose muzagira tuzabafasha nta kibazo. Muri comment ndetse na email yacu twashyizeho, yaba inyunganizi ushaka gutanga, igitekerezo, byose turabyakira. Twebwe amarembo yacu arafunguye. Hano ni ku ishuri ryanyu kandi no ku ishuri ryacu, twese hamwe dufatanyije mu kuzamura ubumenyi bwa computer cyangwa se bwa mudasobwa mu gihugu cyacu, ndetse n'abantu bumva ururimi rwacu. Bityo rero turabakunda cyane, naho ubutaha. Imana ikomeze kubarinda. Ciao.